Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Kode zirahari ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu. Ukeneye ko tukwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho hehe? A iburyo, B ibumoso, C iburyo n'ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hase cyukuri nta kindi ni B ibumoso. Urabona ko kunyuranaho bibujijwe, ariko se bibujijwe mu ruhe ruhande? Mu ruhande rw'ibumoso, kubera ko imodoka iri ibumoso iri mu mutuku. Birabujijwe kujya ibumoso kubera ko nubundi tuba turi gutwarira iburyo, nubundi ntiwanyuranaho uciye iburyo, ahubwo uzanyuranaho uciye ibumoso. Ariko kubera ko iri modoka iri ibumoso iri mu mutuku, uzaba ubujijwe kujya ibumoso. Ariko ukibuka ko uba ubujijwe kunyura ku binyabiziga byose. Ibyo uba wemerewe kunyuraho ni ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, kubera ko mu birango urikona ko harimo imodoka. Ndizera ko waramusitamo B ibumoso, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Tarawahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyo cyapa kivuga ko we ukibonye utemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite? A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B umweru. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kivuga ko we ukibonye utemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuziho n'ikiri mu ntera ya metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hase cyukuri nta kindi ni B velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo bigira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko rero waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika
agapapuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Tubwire ubwoko bwa kode ukeneye. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe. Mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Kiba giteye ku buhe buryo? A, ishusho mpande eshatu, ubuso bw'ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ry'umweru. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ishusho mpande enye, ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramuskandika ku gapapuro. Kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bwo aba ari ubururu n'ibirango by'umweru. Kikwereka ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege. Ndizera ko ramusamo rero B, ndizera ko ramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Riratara riba riri kumurika kuri plaque, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Riba ryamurika kuri ziriya nimero, tukaba twazisomera mu ntera ingana iki? A, metero 150, B, metero 50, C, metero 20, D, metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, muri metero 20. Riratara ribonesha kuri plaque y'ikinyabiziga, riba rigomba gutuma izo nomero zanditse ku kinyabiziga kuri plaque wazisomera nibura mu ntera ingana na metero 20. Ndizera ko ramusamo C, ndizera ko ramuskandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ubundi yavuze ngo inzira irabambiye, kwa ziriya nzira za gari ya moshi hari gari ya moshi zigendera ahantu hameze nk'umuhanda usanzwe. Aho ngaho haba hatabambiye. Hari na gari ya moshi zigendera ahantu hari ibintu bikoze nk'urwego by'ibyuma. Biriya biba bavuga ko bibambiye. Buriya urwego ukuntu ruba rukoze ruba rubambiye. N'iza za gari ya moshi rero zugeraho ukabona zikoze nk'urwego, rero ziba zibambiye. Ariko ukibuka ku nzira za gari ya moshi birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya ziriya nzira za gari ya moshi. Nk'igiye gutambuka bakoresha amatara yaka urumuri rutukura, yakazima ukamenya ko igiye gutambuka, ukaba uhagaze ukareka ikabanza igatambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ko murabizi gari ya moshi ikintu isanze mu nzira ihita ikigonga. Ndakeka ko waramusamo A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Turabahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75.
ariko iyo imizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Biba bishobora kugera ku bihe bipimo: A metero 4, B metero 3 na santimetero 50, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C metero 3, biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu ugenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibihe bipimo: A toni 10, B toni 16, C toni 24, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Bari kutubwira ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho. Ikamyo iyo ari yo yose ibaho nishobora kwikorera ibintu birenze toni 10, kandi hari amakamyo yikorera andi makamyo. Birashoboka ko iba yatwara na toni 40. Rero hano nta kiso cy'ukuri kirimo, kubera ko uburemere baduhaye hari amakamyo menshi yaburenza. Niyo mpamvu duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tucyanditse ku papuro. Turawahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 9 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe kibu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, B inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Cyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Nuko imbere bakoresha itara ryera. Hano none bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo, kandi imbere bashyiraho itara ryera. Ubwo tuvuge ko A itabaye igisubizo cyanya cyo, ariko wisubimenya imbere ni itara ryera. None hano bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo, inyuma ni itara ryera. Oya, inyuma bari itara ritukura. None bavuze ngo inyuma ni itara ryera. Niyo mpamvu duhisemo ko B nayo atari igisubizo cyanyacyo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twabonye ko A atariyo na B atariyo na C ntiyabayo. Mu gihe kuri D ariko tubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, niyo twahise duhitamo, kubera ko imbere ni itara ryera bakoresha, naho inyuma bakoresha itara ritukura. Hano babicurikiranyije, ariko niba bigwa mu kizamini wakora mu kanya noneho babivuze neza, uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biba bishobora guharirwa abanyamaguru ryari? A iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, B iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, C iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo binde baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ni ukuvuga ngo abanyamaguru ahantu hose baba bemerewe kuhaca mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ugeze ahantu ukabona nta kintu kikubuza kuhaca, uba wahaca, ariko ushobora kuhasanga nka kiriya cyapa kibuza kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, ukiyabona ntabwo uba wemerewe kuhaca. Rero mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, izo nzira ziba zanyurwamo n'abanyamaguru. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwire ubwoko bwa kode ukeneye, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito, iminsi 3, iminsi ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda, turakwigisha twaba turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online amategeko y'umuhanda ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. D, akazamuka ugahanamye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kiba kiri kukubwira ko ugiye kugera ahantu hacuramye haguteza ibyago. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, kugira ngo uze kuhagera warushijeho kwitonda. Niba ari kubwira ko ugiye kugera ahantu hacuramye haguteza ibyago, baba bagomba kubikubwira hakiri kare. Niyo mpamvu kino cyapa ukibona mbere ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, ukabona kugera aho icyo cyapa ibyo kiri kukwereka bitangira gukurikizwa. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ibinyoteri? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda ikinyabiziga cyawe gicitse feri kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ndizera ko waramutse C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ni iki kindi ushobora gukora? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, kumenya neza niba imbangukira gutabara yahamagawe. B, guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cyanyacyo na B ikaba ari iso cyanyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukira gutabara yahamagawe. Ubundi ukigera hari ahantu habereye impanuka ukahagera ugasanga hari abakomeretse bikomeye, ikintu wakora cya mbere utawakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ikindi cya kabiri uhita ukora,
uhita umenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ikindi cya gatatu uba ugomba guhita ukora ni uguhita umenyesha impanuka, uhamagara 112 ukamenyesha impanuka abapolisi. Ndakeka ko waramutamo ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Hatangiye kwijima ugahita ucana amatara y'ikinyabiziga cyawe kubera iki? Kugira ngo kerekane umuvuduko kagaragare neza, mbe kugira ngo abandi biborohere kukubona, se kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, de kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru bamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ucana amatara y'ikinyabiziga kugira ngo abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, baba abanyamaguru, baba abayobozi b'ibinyabiziga, biborohere kukubona. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 15 kikabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, be kumunyuraho umwegereye, se gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, de kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru bamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Niba ugiye kudepasa umunyegare, ugomba gusiga umwanya uhagije mu gihe uri kumunyuraho kugira ngo utamuteza ibyago, kubera ko murabizi igare nta moteri riba rifite. Rero umunyuzeho mwegereye ushaka kumukomaho agahita yikubita hasi. Rero ugomba gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ndizera ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni nubuhe buremere? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru bamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, toni 12. Kwa bino binyabiziga bifite uburemere ntarengwa, ariko kwa bino binyabiziga bifite imitambiko 3. Iyo bavuze imitambiko 3, ngo niba ikinyabiziga gifite umupine iburyo n'ibumoso, hari icyuma kiba kiri hagati gifatanya umupine w'iburyo n'uw'ibumoso, nicyo bita umutambiko. Ikinyabiziga gifite imitambiko 3 nuko ngo kiba gifite imipine 6. Rero kiba kigomba gutwara uburemere butarenga toni 12. Noneho iyo gifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, imitambiko yo kuri makuzungu bayikuyemo, kiba kigomba gutwara toni 16. Ndizera ko waramutamo C, ariko ndizera ko nibyo bindi mbamvuze uhise ubimenya kugira ngo nuhura nabyo uzabe ubifite amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuru niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi cy'yabiziga guturutse inyuma kwereka ko ashaka kudepasa, hari itara uba ugomba gukoresha. Ese riba rigomba kuba rifite rite? A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Uri kugenda mu muhanda ntabwo mugenda muri guhamagarana, ahubwo mukoresha ibimenyetso by'amatara. Rero niba umuyobozi aguturutse inyuma akakwereka ko ashaka kudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha. Rero rifite amabara asate. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika
kucyandika ku papuro hasi cyukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi. Iryo tara riba rifite amabara asa n'icyatsi kibisi. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Tekereze neza kino kimenyetso ese kikwemerera gukomeza? A yego, B yego ariko utanga inzira ku banyamaguru, C yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo oya. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni D oya. Murabizi ibimenyetso bimurika biramurika ariko bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Iyo hatse umutuku ntabwo uba wemerewe gukomeza, uba ugomba guhita uhagarara. Hakwaka umuhondo ugahagarara mu gihe uba utari warenga uriya murongo, ariko wamaze kuwurenga urakomeza kugira ngo utabangamira ibindi binyabiziga baremerera biturutse mu bindi byerekezo, kubera ko hari ahantu hari feruje akenshi hakunda kuhahurira imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye. Hakwaka icyatsi ukagenda, ariko iyo hatse umutuku ntabwo uba wemerewe kurenga icyo kimenyetso. Ndakeka ko waramusitamo D oya. Ndizera ko waramusikandika ku papuro, ariko mbibutsa ko video y'ibimenyetso bimurika namaze kuyigukorera. So ko YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku bimenyetso bimurika byere kurya bikugora, kubera ko babazaho nk'ibibazo 5. Ndakeka ko rero waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ikindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya iki? A nta kindi kinyabiziga kinurutse inyuma. B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Mbere yo kudepasa ikindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko umuhanda ubona neza, ukareba ko utageze mu ikona, ukareba ko hari intera uri kurebamo imbere yawe, akenshi bavuga metero 200, no kwitondera kunyuranaho, kubera ko iyo ugiye kunyuranaho uba ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo ruri biri kuza bibasanga. Rero ugomba kumenya ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Nta kindi kinyabiziga kinurutse inyuma. Ni gute wagenda mu muhanda nta bindi binyabiziga biri kuguturuka inyuma ze? Oya. Ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. Oya. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya kirimo. Uba ugomba kumenya ko umuhanda ubona neza ukitondera no kunyuranaho. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutirira amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? A kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C emera icyo kinyabiziga gutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni C emerera icyo kinyabiziga gutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi ibyo binyabiziga bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa. Rero ugomba guhita ukemera kutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Niba imbere uri kona nta kindi kinyabiziga cyaje, niba imbere uri kona ari kugaragara neza, niba mutageze mu ikona wemerera icyo kinyabiziga kutambukaho niba imbere uri kona nta kibazo gihari, cyangwa se uri kona mugeze n'ahantu kunyuranaho byemewe.
rero uhita wemera icyo kinyabiziga kutambukaho niba imbere nta cyago gihari, kubera ko akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ugiye guhagarara, oya. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo, mugiye mu marushanwa se, oya. Ahubwo wemera icyo kinyabiziga kutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa ari hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twene mu ishuri, turakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, turakwigisha uri hano mu mujyi wa Kigali, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, turasa tukayikwigisha ukajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Mutwandike cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubafashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi gukanda subscribe, kandi ikibazo iyo kigarutse ugomba guhita ugikora. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.